banyakubahwa badepite mu nyemberere magezeho icyerekezo cy'ubukungu bwacu mu myaka 5 iri imbere nkuko tubigambiriye mu iteramigambi ryacu. Icyerekezo nabwo ko ni nkaho turukushaka kubabwira ibyo tugamije kugeraho dukoresha izo mbaraga zacu zose. Muri gahunda ya kabiri yo kwihutisha iterambere NST2, guverinoma yahaye intego kuzamura ubukungu bw'igihugu cyacu ku kigero nibura c'9.3% buri mwaka. Kugira ngo intego izagerweho hazongerwa umusaruro mu nzego zose z'ubukungu. Ibyo birumvikana, ariko tukazakora ku buryo cyane cyane ubuhinzi buzagenda bwiyongera ku kigero cyo hejuru nibura 6%, naho inganda na service bikaziyongera hejuru y'ikigero c'10% buri mwaka. Ibigomba guherekezwa no kwiyongera kw'ibikorwa mu Rwanda, ariyo Made in Rwanda. Twongera kwibutsa ko Made in Rwanda atagukora imyenda gusa, ari ibindi byose twakora tukabibyaza umusaruro mu Rwanda. Bikazagira uruhare mu kongera ingano y'ibyoherezwa mu mahanga. Biteganyijwe ibyoherezwa mu mahanga bikaba biteganyijwe kuzazamuka ku kigero nibura cya 13% buri mwaka. Iyo niyo ntego yacu. Mu bindi bisabwa kugira ngo tugere aho ngaho twifuza, nuko ishoramari ry'abikorera rigomba kwikuba kabiri mu gaciro, rikazava kuri miliyari 2.2 z'amadolari y'Amerika byanganaga na 15.9% by'umusaruro mbumbe w'igihugu, rikagira nibura kuri miliyari 4.6. Hazakenerwa kandi ko ikigero cy'ubwizigame imbere mu gihugu kikuba nibura kabiri, kikazava kuri 12.4% by'umusaruro mbumbe w'igihugu kikagera hejuru ya 25%. Ibi byose bikazajyana no gukomeza ingamba zitandukanye no kubaka ubudahangarwa mu bukungu bw'igihugu cyacu. Hazashyirwa kandi imbaraga mu gukumira no guhangana n'izamuka ry'ibiciro no gucunga neza imari n'umutungo bya leta. Nyakubahwa Perezida w'Umutwe w'Abadepite, banyakubahwa Vice Perezida b'imitwe yombi, banyakubahwa basenateri, banyakubahwa abadepite, muri uyu mwanya ndagira ngo munyemere mbagezeho mu buryo burambuye intego nkuru zigamije kugerwaho muri buri nkingi n'ibikorwa by'ingenzi biteganyijwe kugira ngo zizagerweho, tuganisha muri wa murongo w'ibyo nari maze kuvuga icyo twifuza kuba turi cyo mu rwego rw'ubukungu n'amajyambere mu myaka 5 iri imbere. Reka mpere mu nkingi y'ubukungu, ndahera ku buhinzi n'ubworozi. Intego nkuru zigamijwe kugerwaho iz'ingenzi, ntawe zivuga zose, ariko iz'ingenzi nkuru ni ukongera umusaruro w'ubuhinzi ku kigero nibura cya 50% ku gihugu cyacu kihaza mu biribwa, cyane cyane mu bihingwa by'ingenzi byatoranyijwe muri ya porogaramu twita Crop Intensification Program, cyangwa se abandi bazi kuri CIP program, ndetse ibyo byazatuma tunasagurira amasoko yo hanze y'u Rwanda. Tuzakora kandi kuyo twihaza ku bikomoka ku matungo, ku bworozi. Hari ukongera umubare w'inganda zitunganya umusaruro ukomoka ku buhinzi n'ubworozi. Hari ukubungabunga ubwiza n'umusaruro w'ubuhinzi n'ubworozi, ibyo twita post harvest management, kugira ngo ibyo twasaruye bye kwangirika mu gihe cy'itunganywa. Hari ukongera ingano y'ifumbire mvaruganda n'izindi nyongeramusaruro ku kigero cyo hejuru. Hari kandi gukomeza gahunda twagezeho yo kwihaza mu gutubura imbuto zihingwa mu gihugu. Murabizi ko gahunda twagezeho, ariko nka leta tugamije no kudasubira inyuma mu byiza twagezeho. Kugira ngo tuzagere kuri izi ntego, hazongerwa ingano y'umusaruro w'ibihingwa by'ingenzi byatoranyijwe. Hanyuma kandi ibyo bihingwa iby'ingenzi twavugamo byatoranyijwe ni ibigori, ibishyimbo, ibirayi, umuceri, imyumbati, ingano n'ibitoki. Turateganya ko tuzihaza mu bihingwa nk'ibigori, ibirayi n'ibishyimbo ku buryo tutazakenera kubitumiza mu mahanga. Iyo ni intego dufite, ndetse itazategeza mu myaka 5 iri imbere, ntabwo izategeza 2029, ahubwo twifuza kwigeraho vuba hashoboka. Uku kwiyongera k'umusaruro kuzagerwaho binyuze mu kongera ingano y'ifumbire mvaruganda mu gihugu, kwigereza ku gihe ku bahinzi, kongera ingano y'ifumbire ikoreshwa ikava ku biro 70 kuri hegitari ikagera nibura ku biro 94.6 kuri hegitari, ndetse no gutangiza neza gahunda dufite yo kujyanisha ifumbire n'imiterere y'ubutaka bwa buri gace cyangwa buri karere gahingwa. Hirya no hino mu gihugu hanashyirwaho ibyanya byihariye bikorwamo ubuhinzi bwa kijyambere, ibyo benshi bazi kuri Agri Hub.
hanyuma kandi bimwe muri ibi byanya birimo imishinga minini mwagiye mwumva nk'umushinga wa Gabiro, nk'umushinga wa Gako n'indi myinshi izagenda iza. Hazongerwa ubuso bw'ubutaka bwuhirwa buzava kuri hegitari 71,000 aho natwe tugeze bugere kuri hegitari zisaga nibura 130. Hazongerwa kandi ubuso bw'ubutaka buriho amaterasi y'indinganire, tukaba twifuza nako si ukwifuza niko twabishyize muri gahunda zacu ko buzava kuri hegitari 142 maze bugere kuri hegitari zisaga 160. Ku bufatanye n'abaturage amaterasi yikora azagezwa ahantu hose akenewe mu gihugu. Aha tukaba tubona guteguza abaturage bose bafite ubutaka ko buri wese azikorera amaterasi mu isambu ye nk'uko twabasabye kugira ngo turinde isuri kandi tweze neza. Guverinoma izongera imbaraga mu mishinga itandukanye irimo igamije guhangana n'ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe. Hari imishinga myinshi y'ubuhinzi dufite izagana muri urwo rwego. Mu rwego rwo guteza imbere ubworozi tuzakomeza gufasha aborozi korora mu biraro, kubona icyororo kivuguruye n'ibiryo by'amatungo, gufata amazi yo kuhira inka dam sheets n'ibindi bikoresho nkenerwa bituma ubworozi bukorwa neza kandi bugatanga umusaruro. Ibi bizakorwa kandi hanatezwa imbere ibyanya bigezweho byo kororeramo no kwagura ubushobozi bw'amakusanyirizo y'amata. Hazongerwa kandi imbaraga mu kunoza uburyo bwo gufata neza umusaruro w'ubworozi kugeza ku masoko no kongera ubushobozi bw'inganda ziwutunganya. Ibizagabanya nanone umusaruro wajyaga wangirika igihe twabaga dukora tumaze gusarura umusaruro yaba umuhinzi cyangwa mu bworozi. Tukaba twifuza ko umusaruro wangirika twita post harvest losses wajya munsi ya 5%, ubundi wakaba 0 ariko nibikabye 5%. Abikorera bazakomeza gushishikarizwa gushora imari mu buhinzi n'ubworozi. Ibizakorwa binyuze mu gukomeza ingamba zo kugabanya imbogamizi byo twita de-risking, no kugabanya risk mu buhinzi n'ubworozi zikigaragara muri urwo rwego rw'ubuhinzi n'ubworozi. Zimwe muri izo ngamba harimo gukomeza gushyigikira gahunda y'ubwishingizi bw'ibihingwa n'amatungo yatangajwe muri 2018. Iyo gahunda yakozwe neza muri NST1, twifuza kwizanakorwa neza muri NST2 muri imyaka 5 tumaze gutangira. Hazanozwa kandi serivisi z'imari zihariye zigenerwa urwego rw'ubuhinzi n'ubworozi. Biteganyijwe ko ikigero cy'inguzanyo amabanki n'ibigo by'imari bigenera urwego kiziyongera kikaba cyava kuri 6% kikagera ku 10% by'inguzanyo zose. Nyakubahwa Perezida w'Umutwe w'Abadepite, banyakubahwa Vice Perezida w'imitwe yombi, banyakubahwa basenateri, banyakubahwa Abadepite, munyemberere mbagezeho n'ibijyanye n'iterambere ry'inganda. Intego nkuru mu bijyanye n'iterambere ry'inganda zigamije kugerwaho mu rwego rwo guteza imbere inganda mu gihugu cyacu ni zikurikira. Hari uguteza imbere ibikorerwa mu nganda binyuze mu gushinga inganda nshya. Hari ukongera umusaruro w'ibikorerwa mu nganda z'imbere mu gihugu hagamijwe kugabanya ingano y'ibitumizwa mu mahanga, nari nabivuze mu kanya. Ibi kazibanda cyane cyane ku nganda zikora ibyibanze nkenerwa bya buri munsi mu gihugu cyacu. Hari kandi gusagurira amasoko yo hanze cyane cyane abo mu karere duherereyemo. Bimwe mu bigomba gukorwa kugira ngo izi ntego zigerweho ni bikurikira. Hari ukurangiza ibikorwa remezo by'ibyanya by'inganda byemejwe ku buryo buvuguruye bitari byarangira. Aha nkaba nshaka kuvuga ko ibyanya by'inganda byari bihari dufite kuri list, hari bizahinduka ariko ibyemejwe ubu ngubu bigatunganywa bigakorwa bikava mu nzira bigakomeza gushyirwamo inganda. Hakaba ari bizemezwa ko bifungwa bikavaho ariko ibyemejwe bigatunganywa bigatangira bigakoreshwa. Gahunda y'ibikorerwa mu Rwanda twita Made in Rwanda, guverinoma izakomeza kunoza ingamba zorohereza kandi zireshya ishoramari ry'imbere mu gihugu n'irituruka mu mahanga. Inganda ndetse n'umusaruro wazo bizakomeza kongerwa. Bimwe rero mu byanya by'inganda twavuga harimo nyine icya Kigali, icya Bugesera na Rwamagana. Ibyo biri mu byihutirwa cyane cyane ko byegereye umujyi mukuru w'u Rwanda, bikaba byanoroshya ubucuruzi no kugurisha ibintu hanze. Hazashorwa kandi imari mu gushyiraho ibikorwa remezo byo guteza imbere ubucuruzi n'ibyoherezwa mu mahanga, harimo ibyumba bikonjesha, kurangiza imirimo yo kubaka isoko ry'ububiko bugezweho bw'imboga n'imbuto, ndetse no gushyiraho
Kigali Logistics Platform nayo izwi mu nyigo. Aha tuzibanda cyane cyane tunashyigikira inganda zikora ibikurikira: izitunganya ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi, izikora ibikoresho by'ubwubatsi, izitunganya amabuye y'agaciro, izikora imyenda ndetse n'izikora imiti n'ibikoresho byo mu buvuzi. Biteganyijwe ko agaciro k'ibyoherezwa mu mahanga kazikuba kabiri, kave kuri miliyari 3.3 z'amadolari y'Amerika kagere kuri miliyari 7.3 z'amadolari y'Amerika. Intego yacu muri iri genamigambi ni uko agaciro k'ibyoherezwa mu mahanga ugereranyije n'ibitumizwayo kaziyongera kakava kuri 61% twari dufite umwaka ushize muri 2023, maze kagere nibura kuri 77% mu mwaka 2029. Uko kwiyongera kuzagirwamo uruhare no kuzamura agaciro k'ibyoherezwa mu mahanga, harimo ibitunganyizwa mu nganda, indabo, imboga n'imbuto ndetse n'ibindi bisanzwe twita traditional export, ni ukuvuga ikawa n'icyayi. Biteganyijwe ko bizikuba inshuro zirenze 2, bikazava kuri miliyari 1.4 y'amadolari y'Amerika, maze bigere kuri miliyari nibura 3.2 z'amadolari y'Amerika mu mwaka wa 2029. Hazakomeza kandi guteza imbere ubuhinzi bw'ibihingwa ngengabukungu nk'uko nabivuze, ikawa, icyayi n'ibireti. Hazibandwa ku gusazura ibiti bishaje. Muzi ko ibiti by'ikawa byacu mu Rwanda byari bigeze kugiye bishaje. Hari gahunda ikomeye yo kubisazura no kugeza ingemwe ku bahinzi hirya no hino mu gihugu kugira ngo batere ibiti bishyashya. By'umwihariko umusaruro ukomoka ku bucuruzi bw'amabuye y'agaciro yoherezwa mu mahanga uzabigiramo kandi uruhare mu bijyanye no kongera export. Uyu musaruro uziyongera uve kuri miliyari 1.1 y'amadolari y'Amerika ugere nibura kuri miliyari 2.17 z'amadolari. Ibi bizagerwaho binyuze mu guteza imbere ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bukorwa kinyamwuga butangiza ibidukikije. Hazanashyirwa imbaraga mu kuwongerera agaciro hano imbere mu gihugu. Hagamijwe kandi kwagura amasoko. Urwego rw'abikorera ruzakomeza gufashwa kuzuza ibipimo bisabwa byo twakwita standards ku masoko imbere mu gihugu no mu mahanga. Nyakubahwa Perezida w'Umutwe w'Abadepite, banyakubahwa aba Visi Perezida b'imitwe yombi, banyakubahwa abasenateri, banyakubahwa abadepite, nagira ngo noneho mbageze ibijyanye n'ibyo duteganya mu bukerarugendo. Mu rwego rw'ubukerarugendo rero, mu rwego rwo guteza imbere ubukerarugendo bw'imbere mu gihugu, intego nkuru dufite nk'igihugu ni ukuzamura umusaruro ukomoka ku bukerarugendo ukava kuri miliyoni 620 ukagera kuri miliyari 1.1 z'amadolari y'Amerika. Kugira ngo bizagerweho, hazakomeza kongerwa no gutunganya ahantu nyaburanga hasurwa na ba mukerarugendo, guteza imbere siporo n'ubukerarugendo bushingiye ku nama, aribyo twita MICE. Ibikorwa by'ubukerarugendo bizakomeza gutezwa cy'ubukerarugendo bwo ku rwego rwo hejuru, ibyo twita high end tourism. By'umwihariko ku birebana na siporo, hirya no hino mu gihugu hazongerwa ibikorwa remezo bya siporo mu rwego rwo kubyegereza abaturage no gushyigikira abana n'urubyiruko bafite impano. Munyemerere noneho mbagezeho ibijyanye n'ingufu ndetse n'amazi. Kubera n'amazi n'ingufu, intego nkuru zigamijwe nizikurikira: hari gukomeza ingamba zo kugeza amashanyarazi mu gihugu hose, ndetse hagamijwe kuzamura ijanisha ry'ingo zifite amashanyarazi mu Rwanda. Ibi bizajyana n'intego yo kuyageza mu tugari twose tw'igihugu. Hari kandi kongera ingano y'amazi akoreshwa mu gihugu, ni ukuvuga generation, amasoko y'amazi cyangwa se inganda z'amazi. Hari no kugeza amazi meza muri buri mudugudu. Kugira ngo izi ntego dufite zigerweho, hazongerwa umubare w'inganda zitunganya amazi n'ingomero z'amashanyarazi, kandi hanakomeze kubungabungwa izisanzweho. Hazanavugururwa imiyoboro y'amazi isanzweho, ndetse hanakomeze igikorwa cyo kwagura iyo miyoboro. Hazakomeza gukwirakwizwa amashanyarazi aho akenewe mu bikorwa byose by'iterambere, birimo inganda, inyubako z'ubucuruzi, amashuri, amavuriro no mu bigo bitandukanye bigira uruhare mu iterambere ry'ubukungu. Guverinoma izashyira mu bikorwa ingamba zo kongera ikoreshwa ry'ingufu zisubira
uruhare rwazo ruzava kuri 52% rugere kuri nibura 60%. Hamwe n'abo dufatanya ibikorwa hazongerwa uburyo bwo guteka butangiza ibidukikije cyane cyane ahahurira abantu benshi nko mu mashuri, mu bitaro n'ahandi hose. Hazarangizwa inyigo ku ikoreshwa ry'ingufu za nucléaire hagamijwe kuyibyaza umusaruro mu gihe cya vuba mu nzego zirimo ubuzima, ingufu z'amashanyarazi, ubuhinzi n'ibindi. Mu rwego rw'ubwikorezi cyangwa se transport, mu rwego rwo kunoza uburyo bwo gutwara abantu n'ibintu, intego nkuru zigamijwe kugerwaho n'izikurikira: hari ugukomeza koroshya ubuhahirane hongerwa ibikorwa remezo by'ubwikorezi mu mijyi no mu turere tutari umujyi. Hari ugukomeza guteza imbere ubwikorezi bwo mu kirere no mu mazi. Ibizakorwa kugira ngo ibizagerweho muri iyi myaka 5 twihaye ni ibikurikira: by'umwihariko hagamijwe kubona serivisi yo gutwara abantu mu buryo rusange mu mujyi wa Kigali hazashyirwaho imihanda yihariye izajya ikoreshwa na za bisi. Hazanatangizwa uburyo bw'ikoranabuhanga bwo kuyobora ibinyabiziga mu mihanda. Hazashyirwaho imihanda yihariye kubona serivisi yo gutwara abantu ni ibikurikira: ibizakorwa kugira ngo ibizagerweho muri iyi myaka 5 twihaye ni ibikurikira: by'umwihariko hagamijwe kubona serivisi yo gutwara abantu mu buryo rusange mu mujyi wa Kigali hazashyirwaho imihanda yihariye izajya ikoreshwa na za bisi. Hazanatangizwa uburyo bw'ikoranabuhanga bwo kuyobora ibinyabiziga mu mihanda hagamijwe kugabanya ubucucike mu masaha akunze guhurirwamo n'ibinyabiziga byinshi, ibyo twita smart traffic management. Guverinoma izakomeza kubaka no gusana imihanda mu rwego rwo kugabanya umuvuduko w'ibinyabiziga, mu rwego rwo kugabanya umuvundo, ntabwo ari umuvuduko, mu rwego rwo kugabanya umuvundo w'ibinyabiziga mu mijyi, guteza imbere ubuhahirane mu turere twose tw'igihugu no mu bihugu duhana imbibi. Hazubakwa imihanda ifite nibura uburebure burenga ibirometero 300. Hazakomeza ibikorwa byo kubaka no gusana imihanda y'imigenderano cyo twita feeder roads mu gihugu hose nibura cyane ibirometero 500. Izakorwa mu rwego rwo koroshya ubuhahirane no gufasha abahinzi n'aborozi kugeza umusaruro wabo ku isoko. Mu rwego rwo guteza imbere ubwikorezi kandi bwo mu kirere hazongerwa ibyerekezo Rwanda Air yajyaga ijyamo. Ibizajyana kandi no kwiyongera k'umubare w'abagenzi bakoresha Rwanda Air, duteganya ko umubare waziye kuba 2. Ingano y'imizigo itwarwa n'indege nayo iteganyijwe kwiyongera mu rwego rwo gukomeza korohereza abohereza ibicuruzwa byabo mu mahanga. Hazanarangizwa imirimo yo kubaka ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bugesera ndetse n'ibindi bibuga byo kucyunganira hirya no hino mu gihugu. Hazashyirwaho ishuri ryigisha gutwara indege, ibyo twise Aviation Skills Academy, rizagira uruhare rukomeye mu gutanga ubumenyi bukenewe no kongerera abanyarwanda babukeneye. Mu rwego rwo gukomeza guteza imbere ubuhahirane hagati y'uturere twegereye ikiyaga cya Kivu ku bufatanye n'abikorera, hazarangizwa kubaka ibyambu mu turere twa Rusizi, Karongi na Rutsiro. Mu nyemerero ubu noneho mbagezeho bijyanye n'iterambere ry'imijyi no kunoza imiturire uko nabyo tufite muri gahunda yacu y'iterambere. Kubirana n'imijyi n'imiturire, intego nkuru igamijwe no kuzamura iterambere ryayo no kunoza imiturire inyuze abanyarwanda uko tubyifuza. Ibizakorwa kugira ngo izi ntego zigerweho ni ibikurikira: hazihutishwa ikorwa ry'inyigo zigaragaza ahagenewe imiturire n'ibikorwa remezo bijyana nibyo twita detailed physical plans. Ibizafasha kugira imiturire inoze kandi yujuje ibisabwa mu mijyi no mu cyaro. Hazashyirwa imbaraga mu kunoza imiturire yo mu mujyi, by'umwihariko hagabanywa imiturire idakwiye binyuze mu kongera ibikorwa remezo no kuvugurura inyubako ku buryo bugezweho. Hazakomeza gushyirwa mu bikorwa gahunda yo kwimura abatuye ahantu hashobora gushyira ubuzima bwabo n'imiryango yabo mu kaga. Abanyarwanda batuye ku buryo butatanye bazarushaho gushishikarizwa gutura ahabugenewe mu midugudu hagamijwe kugira ngo ibikorwa by'amajyambere bibagereho neza kandi vuba.
mu mujyi wa Kigali no mu mijyi yunganira Kigali. Ku bufatanye n'abikorera hazakomeza kubakwa amazu ajyanye n'ubushobozi bw'abanyarwanda ku byiciro bitandukanye, ibyo twita affordable housing. Ibizakorwa kubakwa amazu yo gukodesha n'ayo kugura. Guverinoma izakomeza gushyira imbaraga mu kubakira abatishoboye uko ubushobozi buzagenda buboneka. Hazongerwa kandi ibikorwa bizamura ubukungu mu mujyi wa Kigali, mu mijyi yunganira Kigali no mu yindi mijyi binyuze mu mishinga minini itandukanye. Muri iyo mishinga harimo ibikorwa remezo bya siporo n'imyidagaduro ndetse no gushyiraho ibyanya bigamije guhanga ibishya n'imirimo ijyanye nabyo. Mu rwego rw'ikoranabuhanga mu itumanaho, ku birebana n'ikoranabuhanga mu itumanaho, intego nkuru zigamijwe n'izikurikira: hari ukwihutisha iterambere ryubakiye ku bumenyi mu ikoranabuhanga mu itumanaho, korohereza abanyarwanda kubona ibikoresho by'ikoranabuhanga mu itumanaho, gukomeza kubona serivisi mu nzego zitandukanye hifashishijwe ikoranabuhanga. Kugira ngo izi ntego zigerweho bikaba bisaba ko tukora bimwe mu byo twateganyije mu igenamigambi ryacu, harimo ko ikoranabuhanga kiziyongera kikava kuri 53% kikagera ku 100% muri imyaka 5. Hazongerwa kandi umubare w'ibikoresho by'ikoranabuhanga bijyanye n'ubushobozi bw'abanyarwanda. Ibi bizakorwa hagamije ko buri wese yakoresha ikoranabuhanga mu itumanaho rigezweho mu byo akora umunsi ku wundi. Hazatangwa kandi indangamuntu y'ikoranabuhanga iyo twita single digital ID, izoroshya kandi ikihutisha uburyo abaturarwanda babona serivisi zitangwa na leta. Hazakomeza kongerwa imbaraga mu gukoresha ikoranabuhanga rigezweho ririmo n'iry'ubwenge buhangano, iyo twita artificial intelligence, hagamijwe kwihutisha no kunoza imikorere mu nzego zitandukanye. Zimwe mu ngero ni nko mu burezi, ubuzima, ubuhinzi, inganda ndetse n'urwego rw'ubutabera. Mu rwego rwo kurushaho kongerera ubumenyi urubyiruko no kuruha amahirwe yo kubona imirimo mu gihe kizaza, abantu bangana na 1 miliyoni bazahabwa ubumenyi bujyanye n'ikoranabuhanga, ibyo twita coding. Abandi 500,000 bazahabwa amahugurwa y'ikoranabuhanga mu rwego ruhanitse. Ubushakashatsi no guhanga ibishya bizakomeza gutezwa imbere hagamijwe kongera ubushobozi inganda. Ibi bizafasha inganda kurushaho kugera no guhangana ku masoko mpuzamahanga. Ni muri urwo rwego, ku bufatanye n'abikorera, imari ishorwa mu bushakashatsi izakomeza kwiyongera. Mu nyembero no mbagezeho bijyanye no guteza imbere urwego rw'imari. Mu rwego rwo guteza imbere urwego rw'imari, intego nkuru ziteganyijwe kugerwaho nizikurikira: hari ukongera umubare w'abaturage bagerwaho na serivisi z'imari, hari ukuzamura uruhare rwa serivisi z'imari mu bukungu n'imibereho myiza y'abaturage, hari kandi gukomeza gushyira imbaraga muri gahunda zitandukanye zigamije kugira u Rwanda igicumbi cya serivisi z'imari ku rwego mpuzamahanga. Kugira ngo izo ntego zigerweho, hashingiwe ku ntambwe nziza yatewe muri NST1 yo kuba abaturage 96% bagerwaho na serivisi z'imari, hazashyirwa imbaraga mu kongera umubare w'izo serivisi mu kuzamura ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage. Hazongerwa umubare w'abakoresha serivisi z'imari zitangwa n'ibigo byemewe n'amategeko, harimo no kongera ibikoresho by'ikoranabuhanga muri mu gutanga izo serivisi z'imari. Ibi bizajyana no gukomeza kwigisha abaturage ibijyanye n'imari, ibyo twita financial literacy, ndetse no gushyiraho izindi serivisi z'imari zijyanye n'ibyifuzo by'abazikoresha. Nubwo inguzanyo zigenerwa urwego rw'abikorera zizakomeza kwiyongera ku mpuzandengo nibura ya 17% ku mwaka, hazakomeza gushakishwa ubundi buryo bwo gushakira imari urwego rw'abikorera. Hazibandwa cyane cyane ku nzego z'ingenzi ziteza imbere ubukungu kandi zinagira uruhare mu guhanga imirimo ibyara inyungu. Hazakomeza kandi
gushyirwa imbaraga muri gahunda zitandukanye zigamije kugira u Rwanda igicumbi cya serivisi z'imari ku rwego mpuzamahanga. Ibi bikazakorwa hatezwa imbere ubumenyi no kureshya ishoramari muri uru rwego. Ibikorwa by'ingenzi muri uru rwego birimo isoko ry'imari n'imigabane, amabanki n'ibindi bigo by'imari, ubwishingizi bizakomeza gutezwa imbere. Abanyarwanda batuye mu mahanga bazakomeza koroherezwa kohereza amafaranga mu gihugu igihe cyose babishatse kandi babikeneye. Hagamijwe kunoza no kwegereza serivisi z'imari zihabwa abaturage, gahunda yo guhuriza hamwe imirenge sako yose hakoreshejwe ikoranabuhanga yari irimo kurangira izanozwa neza. Hazashyirwaho kandi banki ihuza amakoperative za sako ku rwego rw'igihugu yo twise Cooperative Bank. Nyakubahwa Perezida w'Umutwe w'Abadepite, ba Visi Perezida, banyakubahwa Senateri, banyakubahwa Abadepite, munyemerere noneho mbageze ibijyanye no kubungabunga ibidukikije n'umutungo kamere w'igihugu cyacu. Mu rwego rwo kubungabunga ibidukikije n'umutungo kamere, intego nkuru tugamije nizikurikira: hari gukumira no kugabanya ingaruka ziterwa n'ibiza n'imihindagurikire y'ikirere, hari kugabanya imyuka ihungabanya ikirere ku kigero nibura cya 38%, hari kunoza imicungire irambye y'umutungo kamere n'amashyamba. Kugira ngo izi ntego zizagerweho, bimwe mu by'ingenzi bizakorwa ni ibikurikira: hari kongera ubushobozi bwo kuburira mbere bifasha mu kugabanya ingaruka z'ibiza, hari ugusubiranya ibyogogo byangiritse no kunoza imicungire y'ibishanga, hari ugushyira mu bikorwa ingamba zo kugabanya imyuzure mu bice bikunze kwibasirwa n'ibiza nko mu ntara, cyane cyane nko mu ntara y'Amajyaruguru n'Iburengerazuba, ku bufatanye n'abaturage baturiye ibyo bice. Hari ukunoza neza imicungire y'amashyamba hifashishijwe ikoranabuhanga, hari ukongera ibiti bya gakondo hamwe n'ibiti byihanganira imihindukire y'ibihe, ibivangwa n'imyaka ndetse ibivangwa n'imyaka y'ubuhinzi ndetse n'ibiti by'imbuto ziribwa. Hari ukwegereza abaturage ingemwe z'ibiti. Ibi ni bimwe mu bizafasha kugabanya imyuka yangiza ikirere ku kigero cya 38% nibura, nk'uko biteganyijwe muri gahunda y'igihugu ishingiye ku masezerano mpuzamahanga y'i Paris yo twita Paris Agreement, yo kugabanya ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe no guteza imbere ubukungu butangiza ibidukikije. Hazakusanywa imari amafaranga arenga miliyari 3 z'amadolari y'Amerika azafasha mu kubaka ubushobozi bwo gushyigikira imishinga n'ibikorwa bigamije guhangana n'ingaruka n'imihindagurikire y'ibihe mu bice byose by'iterambere ry'ubukungu bw'igihugu cyacu. Mu bijyanye no guhanga imirimo kubivugaho, kuko nubwo imirimo mishyashya aba ari umusaruro uvuye muri ibyo byose twavuze, umwe mu misaruro bitanga ni uko hahangwa imirimo mishyashya. Ariko imirimo mishyashya nk'ikintu kiva muri ibyo byose twavuze, nabyo dufite intego twifuza kugeraho. Ntabwo ari gukora gusa imirimo mishyashya yikore, tuba dufite intego twifuza kuvuga ngo ariko nidukora izi gahunda zose tuvuze, twumva twabona imirimo ingahe mishyashya yagibwamo n'Abanyarwanda kandi imirimo itanga inyungu. Ku bijyanye no guhanga imirimo mishya ibyara inyungu, icyo twifuza nk'igihugu muri izo gahunda zose tumaze kuvuga ni uko hazahangwa imirimo mishya nibura ingana na 1,250,000. Ni ukuvuga ko tuzajya duhanga nibura imirimo 250,000 buri mwaka. Nicyo twifuza, nicyo kiri muri mu igenamigambi ryacu, kandi iyo mirimo izahangwa ivuye muri izo nzego zose twavuze z'ubukungu. Hazongerwa amahirwe yo kumenyereza imyuga ndetse no kwiyungura ubumenyi mu mirimo itandukanye, hibandwa cyane cyane ku rubyiruko rw'u Rwanda. Kugira ngo bizagerweho, hazongerwa imbaraga mu guteza imbere ibigo bito n'ibiciriritse by'abikorera bitanga imirimo ku bantu benshi. Hazanozwa kandi uburyo bwo gushyigikira no korohereza ba rwiyemezamirimo n'ibigo by'abikorera kubona serivisi zibafasha kwagura ibikorwa byabo. Zimwe muri izo serivisi zijyanye n'amahugurwa, ubujyanama, imari no kubona ibikoresho. Inzego z'ingenzi zibandwaho muri gahunda yo guhanga imirimo mishya ibyara inyungu ziri mu rwego rwo
bwo gutunganya ibintu mu nganda ibikomoka cyane cyane inganda z'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi agro processing, urwego rwa serivisi zirimo n'izambukiranya imipaka, ibigo bito bitanga serivisi z'ikoranabuhanga ndetse n'ubuhanzi n'imyidagaduro. Hazanozwa kandi uburyo bwo kumenya amakuru ajyanye n'imirimo iri ku isoko. Ibi bizafasha guhuza abatanga imirimo ndetse n'abayikeneye cyane cyane urubyiruko. Mu rwego rwo kongera imirimo ihangwa, hazanozwa uburyo bwo guhugura no gutanga ubumenyi bukenewe mu ishyirwa mu bikorwa by'imishinga minini. Muri iyi mishinga harimo uw'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bugesera, uw'ishuri ryigisha ibijyanye n'indege, ibyanya by'inganda n'uruganda rw'amata y'ifu ruherereye Nyagatare. Muri uru rwego hazongerwa amahirwe yo kwimenyereza imyuga ndetse no kwiyungura ubumenyi mu mirimo itandukanye hibanzwe ku rubyiruko nk'uko nari maze kubivuga. Hazongerwa kandi imbaraga mu gutanga ubumenyi bwihariye bukenerwa ku isoko ry'umurimo binyuze mu mahugurwa mu gihe gito. Ingero z'ubumenyi bukenewe zirimo ubwo gusana no gutunganya ibinyabiziga n'ibindi bikoresha amashanyarazi n'ubw'ikoranabuhanga mu itumanaho. Ibi byose bizadufasha kongera imirimo ihangwa mu rwego rwa serivisi. Ibiteganyijwe kandi muri gahunda yo guhanga imirimo ibyara inyungu bizaherekezwa no kunoza uburyo bwo kwinjiza ihame ryo guhanga imirimo mu nzego za leta, iz'abikorera n'izindi. Hazashyirwaho kandi uburyo buhamye bwo gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'iyi gahunda yo guhanga imirimo. Nyakubahwa Perezida w'Umutwe w'Abadepite, ba Nyakubahwa Visi Perezida w'imitwe yombi, ba Nyakubahwa Basenateri, ba Nyakubahwa Badepite, ndagira ngo mbasaba munyemere no mbagezeho ibijyanye n'ibyo duteganya mu igenamigambi ryacu ku bijyanye n'inkingi y'imibereho myiza. Ibyo nemaze kuvuga byose byaganaga muri ya nkingi ya mbere twise inkingi y'ubukungu. By'ingenzi byo mu nkingi y'imibereho myiza mpereye ku burezi. Mu rwego rwo guteza imbere uburezi, intego nkuru zigamijwe ni zikurikira. Icya mbere ni ugukomeza guteza imbere ireme ry'uburezi mu byiciro byose by'amashuri. Hari ugutanga uburezi bujyanye n'ibikenewe ku isoko ry'umurimo. Hari ugufasha buri munyarwanda kugira ubumenyi bw'ibanze mu gusoma no kwandika bizamufasha kwiteza imbere no gukurikira gahunda z'igihugu z'iterambere. Hari ugukomeza gukurikirana ko abana bageze igihe cyo kwiga koko bashyirwa mu ishuri. Ntihagire umwana ugeze igihe cyo gutangira ishuri uguma mu rugo iwabo. Hariho kandi no gukomeza gukurikirana abana bata amashuri bitari ngombwa kubera impamvu zinyuranye, cyane cyane harimo izo kubasaba kujya gukora imirimo yo mu rugo bataye amashuri, ibyo twita school dropout. Kugira ngo izi ntego zigerweho, guverinoma izashyira imbaraga mu guteza imbere ireme ry'uburezi mu byiciro byose. By'umwihariko hazakomeza kongerwa umubare w'abana biga mu mashuri y'incuke. Tukaba dufite gahunda y'uko bazava kuri 35% umubare ukagera nibura kuri 65%. Ibi bizajyana kandi no kongera ibikorwa remezo n'umubare w'abarimu bigisha muri ayo mashuri ndetse no kuyashyiramo ibikoresho bigezweho. Mu burezi bw'ibanze hagamijwe kurushaho kuzamura ireme ry'imyigire n'imyigishirize, hazakomeza kongerwa ibikoresho bikenewe n'umubare w'abarimu babifitiye ubushobozi. Abarimu kandi guverinoma izakomeza kubahugura no kubita mu buryo nabo bazakomeza gutanga umusaruro ushimishije, cyane cyane hitabwa ku mibereho ya mwarimu. Hazakomeza kandi kubakwa ibikorwa remezo by'amashuri hagamijwe kugabanya ubucucike mu mashuri ndetse n'ingendo ndende abana bakora bajya ku ishuri. Tukaba dushaka ko abana biga hafi, babona amashuri hafi yabo, cyane cyane amashuri abanza. Abana ntibajye kwiga bakoze ingendo zituma yiga rimwe umunsi ukurikiye akananirwa ntashobore gusubirayo. Guverinoma izakomeza gushyira imbaraga mu gukurikirana imyigire y'abanyeshuri ku buryo abana bose bari kugerayo kwiga bagana ishuri nk'uko namaze kubivuga. Ariko kandi tukaba tubona gusaba ababyeyi ko iyo itaba gahunda ya guverinoma ahubwo nibe gahunda y'umubyeyi. Buri mubyeyi ufite umwana ubujuje imyaka yo kujya ku ishuri, umubyeyi yibwirize amujyane gutangira ishuri. Hazashyirwa kandi umwihariko mu kunoza imyigishirize y'imibare y'amasomo, cyane cyane imibare n'indimi. Hazanozwa kandi n'imikoreshereze y'ikoranabuhanga mu itumanaho ICT mu byiciro byose by'uburezi. Hagamijwe gukomeza guteza imbere inyigisho z'imyuga n'ubumenyingiro ziri ku rwego rwo hejuru kandi zigezweho. Muri buri karere hazashyirwaho ikigo
cy'ishuri nibura kimwe cy'icyitegererezo mu myuga ibyo twita TSS Technical Secondary Schools Centers of Excellence. Ni ukuvuga ko intego yacu buri karere kakwiye kugira nibura ishuri rimwe rya TSS ariko rigezweho. Ibyo byaratangiye abaturage tuyafite, tuzakomeza kugeza igihe mu turere 30 tuba dufite nibura iryo shuri rimwe School of Excellence rya TSS, abana bashobora kwigamo imyuga ku rwego rwa sogonderi kandi bakavanamo ubushobozi buri ku rwego rwo hejuru. Hazashyirwa kandi ishuri ryigisha imyuga mu gihe gito ibyo twita VTC Vocational Training Centers muri buri kagari, aho umuntu wese none ashobora kwiga igihe gitoya umwuga yifuza bidashingiye ku byo yize mbere. Nk'uko byari byatangiye muri NST1, hazakomeza gahunda yo kubaka amashuri y'imyuga na tekinike mu mirenge atari yakagezwemo. Nk'uko nabwiye imirenge tumaze kugezamo haburaga imirenge kuri 96, nayo azakomezwa bakirwe amashuri y'imyuga ku rwego rwisumbuye. Nk'uko byari biteganyijwe kandi muri NST1, imibare y'abanyeshuri biga mu mashami ya tekinike izakomeza yongere ijye ku kigero cya 60% by'abanyeshuri bose barangiza icyiciro rusange, kuko iyo niyo ntego dufite muri NST1 n'ubu dushaka gukomeza kwigira intego muri NST2. Mu rwego rw'ubuzima, intego nkuru nizikurikira: hari gukomeza kunoza serivisi z'ubuvuzi, hongerwa umubare w'abakora mu rwego rw'ubuzima no kugeza serivisi ku banyarwanda bose. Hari kongera ibikorwa remezo by'ubuvuzi, harimo amavuriro n'ibikoresho byo kwa muganga. Hari guteza imbere ubukerarugendo bwubakiye ku buvuzi, byo twise medical tourism. Harimo hakaba no kugabanya igipimo cy'igwingira ry'abana bari munsi y'imyaka 5, uko navuze mbere. Twifuza ko muri iyi myaka 5, iyo navuze mbere navuze mvuga muri vision, mvuga muri mu cyerekezo 2050 ni icyerekezo 2050 n'icyerekezo 2035, ariko none umubare wo muri iyi myaka 5 tugiye kuvugaho nongeye kuvugaho nuko twifuza ko stunting cyangwa se igwingira ry'abana ryari ku mubare wa 63% ryamanuka rikajya munsi ya 15% muri igihe cy'imyaka 5 iri imbere. Iyo ni intego dufite muri iyi myaka 5 ya NST2. Hazakomeza kunoza ibikorwa by'isuku n'isukura mu banyarwanda bose. Kugira ngo izi ntego zigerweho, hazashyirwa imbaraga mu kwita cyane cyane ku buzima bw'abana n'ababyeyi. Ibi bizakorwa mu rwego rwo kugabanya umubare w'ababyeyi bapfa babyara ndetse n'abana bapfa batarageza ku myaka 5. Hagamijwe kandi kunoza imitangire ya serivisi mu nzego z'ubuzima. Guverinoma izakomeza kongera umubare w'abakozi bo muri uru rwego ku buryo uzikuba nibura inshuro enye mu gihe cya vuba. Hazibandwa kandi no gushishikariza abanyarwanda kugira imirire iboneye, gukora imyitozo ngororamubiri no kwirinda imyitwarire itera indwara. Hazongerwa serivisi n'umubare w'abaganga b'indwara zo mu mutwe. Hazongerwa kandi ubukangurambaga ku myitwarire y'ubuzima ifasha kwirinda no kongera ubudahangarwa ku ndwara no gukumira indwara zitari zaza. Ibi bizafasha kugabanya imyitwarire iganisha ku kwandura indwara zandura n'izitandura, ubusinzi, gukoresha ibiyobyabwenge ndetse n'inda ziterwa abangavu. Hazanozwa kandi imikorere ya gahunda y'ubwisungane mu kwivuza, abantu bose bazi nka mituweli, ndetse n'izindi serivisi z'ubwishingizi bw'ubuzima. Umubare w'abajyanama b'ubuzima babishoboye uzongerwa kandi banongererwa ubushobozi kugira ngo bakomeze kunoza akazi kabo. Hazanakomeza kandi kongerwa no kuvugurura ibikorwa remezo by'ubuzima no kubishyiramo ibikoresho bigezweho kugira ngo birusheho gutanga serivisi zo ku rwego rwo hejuru. Mu rwego rwo guteza imbere ubukerarugendo bushingiye ku buvuzi, ku bufatanye n'urwego rw'abikorera hazakorwa ibikorwa byo gushora imari ku rwego rw'ubuzima. Muri ibi harimo kwagura ibikorwa by'ubuvuzi bwihariye mu cyanya cyabigenewe mu mujyi wa Kigali n'ahandi mu gihugu. Mu rwego rwo guteza imbere imikurire myiza y'abana bato, hazashyirwa mu bikorwa uburyo bukomatanyije bwo gukangurira abaturage gutegura no guha abana indyo yuzuye. Hazongerwa kandi hananozwe imikorere y'ibigo mbonezamikurire y'abana bato aribyo tuzi nka ECD ku nzego zose.
mu rwego rwo gukomeza guteza imbere ibikorwa by'isukura kugira ngo bishyigikire iterambere ry'imijyi, hazashyirwa mu bikorwa imishinga minini y'isukura mu mijyi inyuranye y'igihugu cyacu. Akaba ari muri urwo rwego hazarangizwa imirimo yo kubaka uruganda rutunganya amazi yanduye mu mujyi wa Kigali, ibyo twita Kigali Centralized Sewage System. Hirya no hino mu turere hakazubakwa ibikorwa remezo byo gutunganya imyanda, moteri bigezweho bishobora gutuma abaturage bacu bagira isuku ku buryo buboneye. Nyakubahwa Perezida w'Umutwe w'Abadepite, ba Nyakubahwa Visi Perezida w'imitwe yombi, ba Nyakubahwa Basenateri, ba Nyakubahwa Depite, ndagira ngo noneho umunyemero mbagize ku bijyanye n'uko tuzita ku batishoboye. Gahunda yo kwita ku batishoboye rero kwiteye, tukaba tuzazikomeza ko twazitangiye kuva kera, ndetse tukagenda zijyana no kugabanya nyine ubukene kugira ngo bashobore kugira amikoro. Muri urwo rwego intego nkuru ni ugushyiraho uburyo bwo kongera ubushobozi imiryango itishoboye kugira ngo ibashe kwivana mu bukene no kubaho kwivana mu bukene mu buryo buhoraho. Kugira ngo intego izagerweho, hazashyirwaho uburyo bwo kongerera ubushobozi imiryango itishoboye kugira ngo ibashe kwivana mu bukene mu buryo budasubirwaho. Ntuve mu bukene ejo ngo nashe umwaka wongere usubire aho wari uri mu bukene. Hazongerwa kandi hanozwe uburyo bwo kunganira abatishoboye cyane cyane abafite ibyago, abagiye bagira ibyago byo gusubira mu bukene kugira ngo nabo bavemo burundu. Hazakomeza kandi na gahunda y'ubwisungane mu kwivuza n'izindi zibashishikariza kwizigamira nka Ejo Heza, mu rwego rwo gukomeza kugenzura ko izi gahunda zo guteza imbere imibereho myiza y'abaturage ishyirwa mu bikorwa uko bikwiye ndetse no kunoza igenamigambi ryazo. Hazashyirwa imbaraga mu bufatanye bw'inzego zitandukanye zirimo iza leta, abafatanyabikorwa mu iterambere, abikorera, imiryango itegamiye kuri leta ndetse n'amadini n'amatorero abifitiye ubushobozi. Ku bijyanye n'inkingi y'imiyoborere, mu nkingi y'imiyoborere intego nkuru ziteganyijwe kugerwaho ni izi zikurikira: hari ugukomeza kuba igihugu kigendera ku mategeko ndetse gifite imiyoborere myiza, gukomeza aho twari tugeze ko turi ahantu heza ubu ngubu. Hari ukurwanya ruswa, hari no kubazwa inshingano cyangwa se accountability muri systeme yacu y'igihugu cyacu nk'uko twabitangiye tukabikomeza ndetse tukanarenzaho. Kugira ngo izi ntego zizagerweho, tuzarushaho gutanga serivisi nziza ku muturage, hibandwa ku gukemura ibibazo by'abaturage ku gihe, ku buryo igipimo cy'uko abaturage bishimira serivisi bahabwa kizarenga nibura 90%. Hazakomeza gutangwa ubutabera bunoze kandi bugera kuri buri wose, twibanda cyane cyane kugabanya ibirarane by'imanza mu nkiko kugera ku kigero nibura cya 50%. Hazakomeza kandi gutezwa imbere uburyo bwo gukemura amakimbirane binyuze mu bwumvikane, ibibazo byose ntibijye mu rukiko. Hazanozwa kandi imikoreshereze y'uburyo bukomatanyije bw'ikoranabuhanga mu micungire y'imanza. Laboratwari y'u Rwanda y'ibimenyetso bya gihanga izongererwa ubushobozi kugira ngo ibashe gukomeza gukemura ibibazo no gutanga serivisi nziza ku bayigana, hagamijwe gukomeza gukorera mu mucyo no kubazwa inshingano. Hazakomezwa kunoza imicungire myiza y'imari ya leta. Ibyo murabizi byaratangiye, birahari, birakorwa neza, ariko twifuza kudasubira inyuma ndetse tukabikora neza kurushaho. Hazakomeza kandi gutangwa inyigisho mboneragihugu zigamije kubumbatira ubumwe n'ubudaheranwa bw'Abanyarwanda, byose bishingiye ku muco w'indangagaciro z'Abanyarwanda. Nyakubahwa Perezida w'Umutwe w'Abadepite, ba Nyakubahwa ba Visi Perezida w'imitwe yombi, ba Nyakubahwa ba Senateri muri hano, ba Nyakubahwa Depite, ibi tumaze kubagezaho ni bimwe mu bikorwa by'ingenzi bigize gahunda ya guverinoma muri iyi manda y'imyaka 5 yatangiye muri umwaka wa 2024 kazarangira muri 2029. Akaba ari gahunda igamije kwihutisha iterambere ry'igihugu cyacu. Mu gushyira mu bikorwa iyi gahunda hazitabwa ku ihame ry'uburinganire no kuzirikana
ku babana n'ubumuga ndetse no kwita ku ihame ry'umuryango nk'umusingi w'iterambere ry'igihugu cyacu. Guverinoma izakomeza kongera ubushobozi urubyiruko kugira ngo ruzarusheho kwiteza imbere no guteza imbere igihugu cyacu. Rwose nkaba nongera kugira ngo aruke kuri iyo ntego y'uko urubyiruko rwacu ariyo majyambere ejo hazaza. Urubyiruko ruzitabwaho, ruzahabwa umwanya ukomeye muri iyi NST2, muri bya bice byose by'ubuzima bw'ubukungu bw'igihugu cyacu navuze. Urubyiruko ruzajya ruhabwa inshingano zihariye no kwitabwaho byihariye. Kugira ngo iyi gahunda rero izashyirwe mu bikorwa nk'uko yateguwe, Guverinoma y'u Rwanda irasaba ubufatanye n'inzego zose zaba iza leta, abikorera, sosiyete sivile, imiryango itegamiye kuri leta, amadini n'amatorero, itangazamakuru, abafatanyabikorwa mu iterambere, abanyarwanda aho bari hose ndetse n'inshuti z'u Rwanda. Ibyo twagezeho nk'uko navuze ngitangira, twabigezeho kubera ubufatanye twabijemo nk'umunyarwanda umwe, tubikora neza kandi ku buryo buhoraho. No muri iyi NST2 tuzabigeraho nidukorera hamwe. Mu kurangiza iri jambo mwampaye, mu izina rya Guverinoma y'u Rwanda nongeye kubashimira banyakubahwa mugize inteko ishinga amategeko imitwe yombi kubera uyu mwanya mwari mwangeneye. By'umwihariko nkaba ngira ngo mbabwire ko Guverinoma y'u Rwanda ishima kandi ihora ishima uruhare rw'abagize inteko ishinga amategeko mu gukurikirana ishyirwa mu bikorwa rya gahunda ya guverinoma no mu kwihutisha iterambere. Ubwo bufatanye rero muri uko gukurikirana, uko mukurikiranye muhora mutubwira igenda n'ibitagenda tukabikosora. Twizeye ko ubwo bufatanye buzakomeza muri iyi myaka 5 iri imbere, tuzashyira mu bikorwa iyi gahunda ya guverinoma twise NST2. Ndabashimiye, mugire umunsi mwiza. Banyakubahwa senateri, banyakubahwa depite, turabashimiye nyakubahwa minisitiri w'intebe kuri iyi gahunda ya guverinoma mumaze kugeza ku nteko ishinga amategeko imitwe yombi. Iyi gahunda rero imaze kugezwa ku nteko ishinga amategeko ndetse inagejejwe no ku banyarwanda bose muri rusange. Inteko ishinga amategeko biciye mu nshingano zayo nk'uko biteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda n'andi mategeko, izakurikirana ishyirwa mu bikorwa ryayo. Tukaba twongeye kubashimira nyakubahwa minisitiri w'intebe n'abaminisitiri babaherekeje kandi tubifuriza imirimo myiza. Banyakubahwa ba visi perezida b'imitwe yombi, banyakubahwa senateri, banyakubahwa depite, ibyari kuri gahunda y'uyu munsi bisorejwe aha. Murakoze, mbifurije umugoroba mwiza.